ubwana bwa Karasira bwari buteye ubwoba kubera ihohoterwa bakorerwaga. Barimo Mbazi yibuka neza ko mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2002 aribwo we na Karasira bateze imodoka ijya ku Kanyaru baviramo imubumbabano bagenda urugendo rurerure n'amaguru bagiye irwaniro aho Karasira yavukaga. Sinigeze nshaka kwinjira muri morgue kuko abo nabonaga banteye kwibaza byinshi. Karasira utaragiraga umusura muri gereza yari yabonye bene wabo bambaye amakoti y'imikara n'imishanana badashaka ko utari mu gatsika kabo abegera, nanjye ndabyubahiriza bikurikirana kure nkaho ntacyo nari muriyeho na Karasira. Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Igondugendo, uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, nirwo rugendo. Ndabaga TV. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Nkomeje gusaba kuduha subscribe, kuduha like no gusangiza abandi iki kiganiro mu gihe mwaba mwagikunze, kandi kuruza gushimira mwebwe mwese mwanaje gukora subscribe. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 20 ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2026. Nge turi kumwe ni Ndabaga Constance Mutimukeye. Uyu munsi turabagezaho ubuhamya bw'umuntu twise Barimo Mbazi, akaba yarahuye n'ijisho rya mukuru ritubereye mu Rwanda ridakunda inkuru mbarirano, ahubwo rikaba ryarahuye n'uyu muvandimwe wari inshuti ya Karasira, bamenyanye biga muri kaminuza, kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe bw'uko babanye muri kaminuza. Nyuma yaho igihe Karasira atangira gusohora indirimbo, igihe afungura chaîne ye Ukuri Mbona TV muri gereza, ndetse n'ejo bundi umuhango wo kumushyingura uko yari ahibereye, uko yabonye ibintu. Nimujye kure, ikiganiro kirambuye ni muri aka kanya. Karasira yasize umurage tuzahora twumubikiraho uhungabanya FPR. Urupfu rwa Aimable Karasira uzaramba rwongeye kwambika ubusa leta ya Kagame, runatera kwibaza ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda watuvuyemo ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2026, yasize kwibaza kwinshi ku butabera bw'u Rwanda bwahindutse ubutareba, atuma abatari bake babura ayo bacira n'ayo bamira, cyane cyane ko uyu mwarimu w'umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga yari yaramaze kwigaragaza nk'umutaripfana ku mabi akorwa na FPR Inkotanyi yamwiciye ababyeyi n'abavandimwe, ikamusiga iheruheru. Mu masaha make yaburaga ngo asohoke muri gereza, ubwo yari arangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe, ubutegetsi bwahisemo kumucecekesha bya burundu kugira ngo atazakomeza kuvuga ko FPR itari ubuzima, ahubwo yamubereye urupfu kuri we, kuri murumuna we Karasira Aime uriho atariho, ku babyeyi be no ku bavandimwe be FPR yatwaye ubuzima bari barokotse jenoside. Urupfu rwa Karasira rwazamuye amarangamutima menshi, haba mu gihugu no hanze yacyo, cyane cyane mu bakundaga ukuri kwe. Ariko ibisobanuro byose byatanzwe n'urwego rw'amagereza RCS RCC byanga kumvikana, kuko byari birimo ukwivuguruza kwinshi cyane. Muri aka kanya tukimwunamiye, duhisemo kubagezaho ubuhamya bw'uwo babanye muri kaminuza mbere y'uko afungwa, ndetse agakomeza kumusura muri gereza. Ubuhamya bwe ahanini bushingiye ku mubano yagiranye na Karasira mu buzima bw'ishuri na nyuma yabwo, kugeza ubwo yarangije urugendo rwe mu buryo bugayitse, baherukana mu gihe kitarenze ukwezi.
mu rwego rwo kurindira umutekano umutangabuhamya twahisemo gukoresha izina rya Mbarimo Mbazi, akaba adakozwa na busa iby'uko Karasira yiyahuje akoresheje imiti, na cyane ko iyi ngingo ayihuriyeho na Kiliziya Gatolika yemeye kumuherekeza nk'intore yayo, mu gihe ubusanzwe uwiyahuye adaherekezwa mu buryo nk'ubwo Karasira yaherekejwemo ku itariki ya 14 Gicurasi umwaka wa 2026, ariko akanatangazwa cyane n'uko mu bamuherekeje hari higanjemo intasi n'abandi batumwe na FPR kugira ngo ibihavugirwa bidatamaza leta. Ariko yo ubwayo yari yamaze kwitamaza kuko byagaragaraga ko urupfu rwa Karasira rwateguwe, ariko rugategurwa nabi ku buryo n'umwana utazi gusoma no kwandika yari guhita avumbura ko ruriya rupfu rutari urusanzwe, ndetse ko ababyeyi bacu bamaze kurokoka jenoside bishwe n'inkotanyi. Ariko njye nkamurusha ko umubyeyi umwe n'abavandimwe banjye basigaye, mu gihe kuri Karasira zari zarishe papa we Karasira Claver wari agronome, mama we Mukaruzamba Goreti wari umuganga, barumuna be babiri na mushiki we umwe nawe witwaga Goreti. Akomeza agira ati, inkuru ya Karasira yari ibabaje cyane kuko imiryango y'abacitse ku icumu yari yaradutereranye, ariko murumuna wanjye na mushiki wanjye bemerwa muri farge. Karasira akajya ambwira ngo nimbe nawe sha bemera ko muri abatutsi. Nkabyita kwivugira, ariko byabonekaga ko Karasira yatangiye kurwara, ndetse ubwo habaga ubukangurambaga bw'ubuzima bwo mu mutwe ninjye ubwanjye wamuherekeje kwa muganga, batwakira ahakoreraga LUCS, Ligue Universitaire contre le Sida, haruguru ya Faculté des Sciences. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Mbarimo Mbazi akomeza avuga ko bageze kuri LUCS babaje niba baje kwipimisha sida, barabihakana, bavuga ko Karasira ashobora kumara icyumweru adasinziriye kandi yumva kurya ntacyo bimubwiye. Bahitamo ko bamuha transferi akajya kubona n'abaganga bo mu mutwe mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUB, ari naho yakomeje kujya yivuriza kuva mu mwaka wa 2003 kugeza yimukiye i Kigali. Bamuhuza n'abaganga bo mu bitaro bya kaminuza ya Kigali CHUK, abariho akomeza kwivuriza, ariko ubutabera bw'u Rwanda bwanze kubyemera. Bibabaza bikomeye Mbarimo Mbazi, mu magambo ye ati, twese twari tumeze nk'abarwayi, ariko ibitaro bihitamo kuvura gusa Aimable Karasira. Ni gute impapuro zatanzwe n'ibitaro bya leta zitashingiwe ngo Karasira ajyanwe kuvuzwa aho gufungwa, na cyane ko ibyo yaregwaga bari babifitemo uruhare? Ubwana bwa Karasira bwari buteye ubwoba kubera ihohoterwa bakorerwaga. Mbarimo Mbazi yibuka neza ko mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2002 ari bwo we na Aimable Karasira bateze imodoka ijya ku Kanyaru, baviramo i Mubumbano, bagenda urugendo rurerure n'amaguru bagiye Irwaniro aho Karasira yavukaga. Avuga kandi ko bahageze batigeze bigaragaza ngo kuko abari batuye mu mitungo iwabo wa Karasira bashoboraga kumwica. Bajyaho bapimiraga kamata, ikinyobwa kidasembuye gikoze mu masaka bagurishaga mu gikombe, kibahindukira ifunguro rya saa sita. Bagaruka muri kaminuza. Mbarimo Mbazi amenye ko Karasira wari waravutse mu mwaka wa 1977, jenoside yishe benshi, baba abo mu muryango wa se no mu wa nyina. Ibi akaba ari byo yakomeje kurwana nabyo kugeza bimuteye uburwayi bwo guhungabana n'agahinda gakabije. Karasira ubwe yivugiraga ko kubaho byarutwaga no kutaba kuko ubwana bwe bwaranzwe n'ibyago gusa. Karasira yabwiye Mbarimo Mbazi amateka ye mu buryo burambuye, na cyane ko bari bahuje byinshi, birimo kuba bose bari abatutsi batitaweho na farge, ndetse no kuba bose baragizwe imfubyi na FPR Inkotanyi.
uku guhungabana rero niko kwabateye umuhate wo kwiga babishishikariye ndetse barangiriza igihe kimwe. Mbarimo Mbazi abanza kwigisha mu mashuri yisumbuye, nyuma ajya gukora mu nzego bwite za leta, ariko akomeza kuvugana na Aimable Karasira wari warabaye umwarimu muri kaminuza kugeza yirukanywe, gusa ngo nuko yavuze ngo ntiyabyarira mu Rwanda. Bamporiki wari igikomerezwa akamusubiza ko udashaka kubyarira u Rwanda adakwiye no kururerera, bikamuviramo insiriri yo kwirukanwa. Noneho bwa burwayi yari amaranye imyaka myinshi bugahita bwikuba kenshi cyane, ariko nanone akibana na Mbarimo Mbazi. Mbarimo Mbazi avuga ko kuba Karasira yarirukanywe muri kaminuza byamwibukije byinshi, ndetse bakajya baganira akamubwira ngo bene wacu nibo banyiciye, na cyane cyane ko yari yarabahimbyeho indirimbo avugamo amahembe y'ikaragwe. Mbarimo Mbazi ati Karasira yandushije ubutwari kuko ubwana bwe yabubayeho nabi, njyewe nta bibazo byinshi nari mfite, ariko atinyuka kuvuga amateka y'abamugize imfubyi mu gihe njye nari kubitinyuka. N'ubu iyo mbyibutse ndigaya, ariko nkasanga akamuga karuta agaturo, ngahitamo guceceka kugira ngo nkomeze mbeho ndetse nite ku bana 6 nabyaye kugira ngo nzabasige mu gihugu kitari nk'icyo twe twabayemo. Kuba Karasira yaragiye akiri muto ni umurage n'umukoro yansigiye. Ubutumwa bwa Karasira yashatse kubushyira mu buhanzi arakomanyirizwa. Mbarimo Mbazi avuga ko ubwo bari bamaze igihe kinini batabonana na Karasira, bahuriye i Butare bagiye gufata indangamuntu kuko bose bari barifotoreje muri kaminuza, maze bongera kuganira ku mateka yabo, ndetse Karasira ahitamo kujya yandika indirimbo abandi bakaziririmba cyangwa nawe ubwe akaziririmba kugira ngo isi yose imenye akaga twahuye nako. Ati ubwo nari ngiye gufata indangamuntu nahuye n'umunyamakuru wa radiyo y'abaturage RC Huye, ambwira ko Karasira yahinduye amazina asigaye yitwa Professor Niga. Nakoze uko nshoboye ngo duhure, musanga ahitwa kwa Gicumba mu mujyi wa Butare, ariko mubonye ndaturikandarira. Yari yambaye inkweto zanduye, ipantaro y'ikobo nini cyane n'umupira wanditseho Tupac. Iyo myambarire ntabwo yari ikwiriye umwarimu wa kaminuza, ubundi twari tumenyereye kubona mu makoti ateye ipasi nk'iryo nari nambaye. Mubwira ko arimo kwiyangiza kandi ko nibikomeza gutyo abanyeshuri bazamwanga. Karasira yaransetse ambwira ko abanyeshuri bamukunda, ariko ko muri kaminuza bahora bamugendaho bakamuha kwigisha ahantu hadashoboka ngo bamunanize, ariko we akabirengaho akisekera gusa kuko nta kindi yari gukora. Ibimenyetso nabonye byanyeretse ko akirwaye ndetse arembye. Akimara guhitamo kujya atanga ubutumwa akoresheje indirimbo, ubutegetsi bwamugize imfubyi bwaburiye abakora imiziki bose producer ko bazicwa nibemera gukorana na Karasira. Aho niwe yakuye igitekerezo cyo gukora studio ye, ariko bikomeza kugenda byanga, ndetse n'umwe wemeraga kumukora indirimbo akabikora yihishe ku buryo byasabaga gukora mu masaha ya nijoro kandi niyivuge mu ndirimbo nk'uko abandi bazitunganyiriza abahanzi babigenza. Mbarimo Mbazi ati hari igihe indirimbo imwe bamucaga amafaranga 300 y'amanyarwanda kandi abandi bishyura hagati y'amafaranga 100 n'150 y'amanyarwanda, ariko akemera akayatanga kuko nta kundi yari kubigenza. Abandi yazandikiraga baramwishyuraga akabona uko akoresha ize, harimo niyo yatubwiye ngo umunsi azataha ntituzarire, ariko ntibyatuje kurira, n'ubu turacyarira, tuzanahora turira. Akimara kwirukanwa muri kaminuza yahisemo kuvuga ukuri yabonaga. Mbarimo Mbazi avuga ko kaminuza yirukanye Karasira amaze igihe azenguruka kuri YouTube channel avuga ukuri yabonaga, ariko akabona ntacyo bimariye mu buryo bw'imibereho kuko ibiganiro
yabitangiraga ubuntu, umupfuye agasoni akamugurira icyo kunywa, bituma yiyemeza gushinga YouTube ye bwite ayita Ukuri Mbona, abifashijwemo n'inshuti ye. Barimo Mbazi ati gushinga YouTube channel ye na group WhatsApp, Karasira yari agamije gufasha bwa mbere. Ubwa kabiri yari agamije kubona ibimutunga kuko aho yakuraga amafaranga mu mushahara yahembwaga muri kaminuza hari hamaze gufungwa na babandi bamugize imfubyi. Sinibuka neza izina ry'umukobwa twaremeye, ariko ubu ntakivugwa, ubanza nawe baramwishe. Niba ariho azatubwire niba hari icyo imfashanyo ya Karasira family yamumariye. YouTube channel Ukuri Mbona yaragiye iba akasamutwe, itera isereri kuri leta y'abicanyi kugeza ubwo batangiye kumuhamagaza muri RIB bamubwira ngo agomba kureka ibiganiro. Barimo Mbazi ati umunsi bahamagaje Karasira kwitaba ku kiganiro cya RIB, yaratashye ageze mu nzira asanga abanyerondo barimo gukubita umuzunguzayi n'umunyamakuru wakoraga iyo nkuru baramukubita. Karasira yafotoye ibyo yabonaga arabinyohereza kuri caption yandikaho ngo niba njye mbibona nceceke. Namubwiye ko niba ashaka kubana neza n'abicanyi akwiye kwigira ikigoryi. Ambwira ko umutimanama we utabimwemerera. Arakomeza aravuga kuko ubutwari bwe ntibwamwemereraga kubona abarengana ngo aceceke, nguwo umurage we. Mbere yo gufata pause, reka dukomeze kwibutsa yuko buri wa gatandatu isaha ni saa 4:20 isaha ya Kigali tugira ikiganiro live, aho dukomeza gusoma ibitabo by'abanyarwanda by'abanyamahanga bari mu gisirikare cya minuari, bakaba baragiye batangaza ubuhamya bwabo ndetse no ku zindi ngingo ziba zijyanye na actualité y'uwo munsi. Twizeye ko muzaba muhari kandi ko mushobora no gukomeza kumva ibyo bitabo. Hari playlist yabyo kugira ngo wenda umusomyi ashobore kubyumva, igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, kandi tuzakomeza kugenda tubishyiraho. Murakoze cyane, reka dufate pause noneho tuzi kugaruka dukomeza muri ubu buhamya. Mbese ko twibagiwe? Mbese ko twacecetse? Mbese ko amateka yacu tuyasoma nk'ahatatubayeho? Numvise bavuga ngo nimurwane, numvise bavuga ngo uwo ni umwanzi, ariko sinigeze numva bavuga ngo amaraso ni ayacu twese. Umurwanda arahaguruka agashyira intwaro ku rutugu, niyubuke ko wagiye kurasa ari umuvandimwe we, ari uwo basangiye izina ry'u Rwanda. Icyo gihe ababaye nde? Ni umurwanirashyaka, urwanira izina, urwanira inyungu, urwanira ubutegetsi butamara kabiri. Ariko hari undi uhaguruka atuje, atwaje ukuri, atwaje umutima, atavuga menshi, ariko agakora byinshi. Abonye amarira akayahagarika, abonye akarengane akagahagurukira, abonye ubwicanyi akavuga ati birahagije. Uwo ni umurwanashyaka utagira ubwoba bwo kuvuga ukuri, utagurisha ubumuntu ngo abone inyungu, kuko azi ko nta shyaka riruta ubuzima, nta nyungu igomba kurusha ubumuntu. Niba amaraso yaramenetse, ntakeneye impamvu, akeneye ubutabera. Niba hari abishe, ntibakwiye guhishwa, bakwiye kubazwa ibyo bakoze. Niba hari abarenganye, ntibakwiye kwibagirana, bakwiye guhabwa agaciro. Nk'uko tubisanga muri Bibiliya, ukuri n'ubutabera nibyo byubaka amahoro. None se tuzakomeza guceceka? Tuzakomeza kuba ibikoresho cyangwa tuzahaguruka tube abantu?
nta shyaka riruta umunyarwanda, nta politiki igomba gusumba ubuzima, amaraso yamenetse arasaba ubutabera, buri mwicanyi agomba kubazwa, buri nzirakarengane igomba guhabwa agaciro. Uyu munsi turahaguruka, ntitukiri abarwanirashyaka, turaba abarwanashyaka. Uhitamo ishyaka ugahitamo amaraso, ariko uhitamo ukuri ugahitamo ubuzima. Gutabwa muri yombi n'urubanza rwe ntibyavuzweho rumwe. Ku itariki ya 31 ukwezi kwa Gicurasi umwaka w'2021 ubwo Karasira yatabwaga muri yombi, ntabwo Mbarimombazi yahise abimenya kuko yari yamuhamagaye kenshi ntiyamubona, aza kubimenya abikuye ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ati ubwo Karasira yafungwaga sinabimenye, kandi uko yahamagarwaga ngo agirwe inama yabanzaga kumbwira ndetse tukabyunguranaho ibitekerezo, ariko kuri iyi nshuro ntibyabaye. Nababajwe bikomeye no kumva ashinjwa guhakana jenoside kandi ariyo yatugize imfubyi. Kumushinja gukwiza ibihuha ntibyasabaga kujya kuburanira mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha nyamukiranyamipaka, kandi mu by'ukuri nta mupaka w'u Rwanda yigeze arenga. Nubwo Karasira atawemye kuvuga ko ibyo ashinjwa ari ibihimbano, akerekana ko arwaye ndetse agomba kuvuzwa, ariko byose birirengagizwa, arafungwa kandi yari akwiye kuvuzwa. Afungwa nibwo yari kwiyahura, ibyo kuvuga ngo yiyahuye afunguwe ni ikinyoma gihambaye. Nyuma yo gusiragizwa mu nkiko ngaho i Kigali n'i Nyanza, rimwe yavayo agakubitwa ngo yavuze ibyo badashaka kumva n'ibindi, byaje kugera mu mwaka w'2025 akatirwa gufungwa imyaka 5, ariko mu by'ukuri ashigaje amezi atagera ku mwaka. Bimwe mu byaha yashinjwaga abigirwaho umwere, ariko ntiyahabwa amahirwe yo kurekurwa by'agateganyo nk'uko bikorerwa abandi. Mbarimombazi ati nubwo itangazamakuru rihungetwa na leta, ariko ryagize akamaro ko kwerekana ko Karasira afite ibibazo byo mu mutwe n'ibyo ku mubiri, état psychologique et physique, ndetse mu mwaka wa 2023 urukiko rutegeka ko akorerwa isuzuma nyuma y'uko abamwunganiraga bagaragazaga ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda bujya ahabi, ariko bikorwa mu buryo bugayitse ku buryo bitabujije ko akomeza gufungwa kandi bizwi neza ko arwaye. Urupfu rwe rwambitse ubusa ubutegetsi bwa Kigali. Kuva urupfu rwa Karasira rwatangazwa, ibibazo byabaye uruhuri, cyane cyane ababa hanze y'u Rwanda bazamura ibibazo byo kwibaza impamvu apfuye kandi yari ageje igihe cyo gutaha. Mbarimombazi ati nk'uko byari bisanzwe, nagiye kumusura ku itariki ya 18 ukwezi kwa 4 umwaka w'2026. Mu byo twaganiriye byose nigeze ambwira igihe azatahira kuko nawe yari atarakimenya. Gusa twumvaga ko ubwo yafunzwe ku itariki ya 31 ukwezi kwa 5 umwaka w'2021 buriya azataha ku itariki ya 30 ukwezi kwa 5 umwaka w'2026. Nta kibazo yari afite cyaho azaruhukira kuko yari afite umubyeyi wakomeje kumusura, nta kindi bapfana uretse ko yari yaramubaniye neza ubwo yakodeshaga iwe. Ku munsi w'urupfu rwe rero nabibonye mu itangazamakuru, kandi nanizi ko abura hafi iminsi 24 ngo atahe. Nitaye ku byavuzwe byose, nta kindi Karasira yazize uretse kuba yaravuga ko ibyo yavuze ari 10% by'ibyo azi, bityo ubutegetsi bwa Kagame bukaba bwari buhangayikishijwe na 90% yari asigaje kuvuga, bituma bumwica mu buryo butunguranye,
ariko bishyirwamo ubwenge buke cyane ku buryo buri wese yahise abona ko yishwe. Urupfu rwa Karasira rwibukije urwa Kizito Mihigo wabeshyewe ko yiyahuje ishuka, ariko iperereza rya Kiliziya Gatolika ryemeza ko atiyahuye ndetse aherekezwa nk'uko Kiliziya iherekeza intore zayo. Urupfu rwe kandi rwibukije urw'umuhanzi Jay Polly nawe byavuzwe ko yanyoye inzoga z'inkorano, ariko ntihagira ushinjwa kudatabara umuntu uri mu kaga. Imwe mu miryango mpuzamahanga yemeje ko Karasira yishwe azira kuvugisha ukuri, isaba iperereza ryigenga, ariko ikizwi ni uko ritazaba kuko FPR itakwimena inda hejuru y'urupfu rwateguwe n'abantu bayo bakabikorana ubuswa bwinshi. Mbarimo Mbazi yagize ati ibi byaha bihimbano bigiye kutumaraho abantu. Ibyo kuvuga ko umuntu ahakana cyangwa apfobya jenoside bimaze kurambirana. None se Karasira yayihakana ate kandi yarayirokotse? Mu gifaransa cyinshi Mbarimo Mbazi yongeyeho ati Aimable Karasira est une figure qui divise profondément l'opinion publique. Mon frère restera probablement une personnalité complexe dans l'histoire contemporaine du Rwanda. Pour nous, il incarnait le courage de parler librement dans un environnement politique fermé. Je vois en lui un symbole de résistance intellectuelle et de liberté de conscience. Que son âme repose en paix. Hari abandi bavuga ko Karasira yari yararenze imirongo y'itavugwa mu Rwanda, akavuga imvugo idashakwa kumvwa n'ubutegetsi. Kuri aba Mbarimo Mbazi abyita ubujiji, akavuga ko ruriya abandi rutabibagiwe. Ati uyu munsi haricwa kanaka, ejo hakicwa undi tugaceceka. Nyamara tujye twibuka ko iyi si idasakaye, ejo bundi rwatwara wowe cyangwa uwawe. Kandi iyo byakugezeho wibuka gutabaza nawe utaratabaye abandi. Nanone ati niba hari abumvaga ko ibyo Karasira yatangazaga byari kuzamura inzangano hagati y'amoko, ntabwo ari byo, kuko Karasira nta kibazo na kimwe yari afitanye n'ubwoko. Nk'umututsi, jenoside yatwaye abe bishwe n'abahutu, agize ngo arayirokoka agirwa imfubyi n'inkotanyi z'abatutsi. Ubwo se tutabeshyanye yarafitanye ikibazo n'ubuhe bwoko? Cyangwa ikibazo yaragifitanye n'abadashaka ko avuga amabi bakoze? Uko byagenda kose urupfu rwa Aimable Karasira si urusanzwe. Mbarimo Mbazi yemeza ko rwongeye kwambika ubusa ubutegetsi bwa FPR, ndetse rukaba rugiye gutuma havuka izindi mirimbanyi zitawema kuvuga ubwicanyi bwa FPR kugeza igihe uwagomeye abanyarwanda wese azagerwaho n'ubutabera. Avuga kandi ko hejuru y'abavuzanduru ba FPR biyita abacengewe na politiki, urupfu rwa Aimable Karasira rwongeye kwibutsa ibiganiro ku buryo bwo kwibuka jenoside mu Rwanda, aho byagizwe umwihariko wa bamwe, nk'aho aba bandi bapfuye bo batari abantu bafite uburenganzira n'igikombero cyo gushyingurwa mu cyubahiro no kujya bibukwa. Asanga kandi ubutabera n'ubwigenge bigifite intambwe yo guterwa mu Rwanda rw'uyu munsi, ariko niba abantu bakomeje gupfa muri ubu buryo bizakomeza kwandagaza leta kugeza yo ubwayo yihiritse. Ubutegetsi buzakomeza bwisobanure ibitumvikana kugeza bwo ubwabwo bubonye ko imyaka 32 ishize abanyarwanda bari ku ngoyi ishigaje umwaka umwe ngo ibe 33 nk'iyo abami b'u Rwanda bamaraga ku ngoma. Nta kabuza rero amateka ashobora kwisubiramo, imizinga FPR ikavamo imyibano. Umunsi wo gushyingura Aimable Karasira ku wa kane tariki ya 14 Gicurasi umwaka wa 2026, umunsi utazibagirana mu mateka y'abakunzi ba Aimable Karasira uzaramba, wakeye nk'iyindi minsi ndetse n'imvura yari imaze iminsi igwa itanga agahenge.
Mbarimo Mbazi utarashoboraga kubura mu muhango wo guherekeza umuvandimwe akaba n'inshuti ye, yavuye iyo giterwa inkingi aza kwifatanya n'abandi, ariko ahageze atungurwa no kubona abantu bashya biyitirira umuryango wa Karasira kandi atarigeze abona mu rugendo rw'imyaka 5 Karasira amaze muri gereza na mbere yaho. Mu buhamya bwe Mbarimo Mbazi yagize ati: kubera guturuka kure no kubona imodoka mu buryo bugoranye, nahisemo gutega moto ingeza ku muhanda wa kaburimbo kugira ngo ngere ku bitaro hakiri kare, kuko kuri gahunda yari yatanzwe gufata umubiri byagombaga kuva saa 1:30 kugeza saa 2:30 za mu gitondo. Ubwabyo nkibona iyi gahunda nayibajijeho, kuko gufata umubiri bitari gutwara isaha yose. Nageze ku bitaro hagati y'isaha ya saa 2 n'isaha ya saa 2:30, ariko ntungurwa nuko gahunda yo gusukura umurambo byari itaratangira. Sinigeze nshaka kwinjira muri morgue kuko abo nabonaga baneye kwibaza byinshi. Karasira utaragiraga umusura muri gereza yari yabonye bene wabo bambaye amakoti y'imikara n'imishanana, badashaka ko utari mu gatsiko kabo abegera. Nanjye ndabyubahiriza mbikurikirana kure nk'aho ntacyo nari muriyeho na Karasira. Mbarimo Mbazi yakomeje atubwira akababaro yagiriye ku bitaro ati: si ubwa mbere nari ngiye gufata uwitabye Imana ku bitaro, ariko ibyo nabonye uriya munsi byambereye urujijo. Ni ubwa mbere nabonye uwinjiye muri morgue asiga telefone n'ibyangombwa, ndetse yajya kwinjira akabanza gusakwa nk'aho hari igisasu yakwinjiza muri morgue. Ikindi kidasanzwe ni uko ubusanzwe muri morgue ba nyir'umuntu babanza gusukura umubiri bakabona kuwushyira mu isanduku, ariko kuri Aimable Karasira siko byagenze. Umubiri we wari washyizwe mu isanduku, ahubwo habaho gusiganira abari buhutware. Ariko birangira nyuma y'isaha n'igice utanzwe, ariko nanone ba bandi bigize bene wabo bakabuza buri wese kwegera isanduku kereka abari batoranyijwe, biganjemo abari batumwe n'ubutegetsi ngo babuze abadakenewe kumenya amakuru. Yongeyeho ati: ahagana saa 4 za mu gitondo nibwo twerekeje muri Saint Etienne, sari ya EAR iri mu Biryogo, ari naho hari habereye ikiriyo. Gusezera bikorwa mu buryo budasanzwe. Ubusanzwe isanduku ishyungurwamo iba ifite akadirishya k'ikirahure bafungura, abasezera bagasezera umubiri bawureba, ariko kuri Karasira bari bakoresheje isanduku idasanzwe ifunze hose ku buryo ntawasezeye Karasira amureba. Mbarimo Mbazi avuga ko isaha yo kujya ku kiliziya kuri Regina Pacis i Remera yarenzeho iminota 10, ariko ahageze naho abona ibintu bidasanzwe. Ati: tukigera ku kiliziya nahasanze abantu bari mu byiciro bigera kuri 5. Icya mbere, abaje mu kazi ubona ko batumwe na FPR. Icya kabiri, abatabaye Karasira kuko bafite aho bahuriye. Icya gatatu, abamwiyitiriye. Icya kane, abihaye Imana, ndetse icya gatanu ni ndorerezi zisanzwe. Nanone byagaragaye ko abari batumwe ari nabo bagenzuraga gahunda, kuko umwanya utangwa mu gitambo cya misa ku babanye na nyakwigendera utigeze ubaho, ahubwo hatanzwe itangazo ko uwo mwanya uza gutangwa ku irimbi. Mbarimo Mbazi avuga ko yihuse cyane kugira ngo agere ku irimbi i Rusororo mbere y'abandi bose, ariko yasanze hari impumeko idasanzwe kuko atari ubwa mbere yagiye kuhashyingura. Ati: ubusanzwe i Rusororo batanga gahunda yo gushyingura buri masaha 2, ariko nkihagera hafi ya saa 9 z'amanywa nasanze nta bandi bemerewe gushyingurwa nyuma ya saa 6 z'uwo munsi, ndetse n'abari bashyinguye mbere ya saa 6 z'uwo munsi bagikaraba bahatirwa gutaha, bigaragaza ko Karasira atari umuntu usanzwe.
mbere yo gushyingura bisanzwe bimenyerewe ko akadirishya k'isanduku gafungurwa abaje guherekeza nyakwigendera bagashyiraho indabo bamureba, ariko kuri Karasira siko byagenze kuko isanduku yakomeje gufungwa n'indabo hashyirwaho mbarwa z'abantu bateguwe, bitungura benshi. Ikindi cyatunguye benshi ni uko uwashaka kuvuga wese atemerewe, ndetse na Karasira Aime murumuna wa nyakwigendera agiye kuvuga ibyo FPR idashaka kumva, yahise ashushubikanywa na Maître Gashema Felicien, bamwe babyibazaho kuko yari yarirukanywe na nyir'ubwite mu rubanza. Mbarimo Mbazi ati bamwe bavuga ko atari Gashema, abamuzi bakemeza ko ari we, byagera ku rubanza bakavuga ko yarwikuyemo kuko yari mwene wabo, ariko mpagaze ku maguru yanjye abiri ndahamya ko ntacyo bapfana, ahubwo yari yoherejwe n'ubutegetsi ngo bucunge ibihavugirwa. Nyamara Maître Bikorwa Bruce ntawigeze amuca iryera nyuma ku munsi w'urupfu ku itariki ya 6 ukwezi kwa 5 2026 yagaragaye kuri gereza Imageragere, nawe azandike igitabo tumenye ibyabaye. Mbarimo Mbazi avuga ko yavuye aho bagombaga gukarabira nyuma ya saa 12 z'umugoroba, ariko n'ubundi abona hari abumviriza abaganira badashaka ko hagira abantu bavugana ku munsi wari wabaye muremure bari baciyemo. Ati sinzi ikibazo FPR igira gituma abo yishe bataruhukira mu mahoro, boherereza abaza kuneka abaherekeje uwishwe, ugasanga abenshi biteguye intambara nk'aho nta mahoro bizeye, bamwe bakaba bitwaje intwaro kandi mu by'ukuri uwagiye aba agomba guherekezwa mu mahoro. Umurage Karasira asigiye Mbarimo Mbazi n'isi yose. Mu gihe Karasira yishwe nyuma y'abandi biciwe mu mabohero nka Kizito Mihigo, Jay Polly n'abandi benshi bagiye bicwa cyangwa bakaburirwa irengero, Karasira asize umurage wo kuba umutaripfana no kudaceceka akarengane gakorerwa abandi. Mbarimo Mbazi ati uku guhora leta ihimba ibinyoma ku bantu yishe birushaho kwikoza isoni no kuyimwaza, bigatuma abatari bake barushaho kubona impamvu yo kuyinenga. Ese leta ibona ko abavuga ibyo idashaka nka Karasira na Kizito bapfa mu rupfu ruhuje byinshi bikarangira gutyo gusa nawe ubivuzeho? Ese leta nibona ko abo FPR yica biba ari ugufata rubanda nk'urudatekereza? Ni ryari icumu rizunamurwa abantu bakareka kubaho mu bwoba batinya gupfa? Niba leta ishinjwa kwica buri wese utavuga rumwe nayo, amaherezo azaba yahe aka wa mugani w'umukobwa wagumiwe? Ibibazo byose Mbarimo Mbazi yibaza ntabwo twabibonera ibisubizo twenyine, ahubwo turasaba buri wese ufite icyo azi ku bwicanyi bwa FPR kudatinya kugishyira ahagaragara, kuko Karasira yaririmbye ngo wakwica umunyakuri ariko ntiwakwica ukuri. Nibyo koko FPR izakomeza yice abanyakuri, ariko umurage w'ukuri Karasira dusigiye nawe uteze kuwica, kandi uzahora uturanga, natwe tuzawurage abazadukomokaho kugeza ingoma ibihumbi, tutumva intambara umunyarwanda arwana n'undi, ubutegetsi bw'igitugu bwarashyizwe mu mwanya ubukwiriye, nubwo Kagame n'abambari be bahora iteka bahakana ibyo bashinjwa. Igihe kizagera bagezwe imbere y'ubutabera, babazwe ku maraso yose bamennye, imyaka ikaba ibaye imyaniko nta kibaza. Nibitaba ibyo abantu bazakomeza bashire dondi dondi nka ya nkoni y'umwana ishira dondi dondi. FPR ntacyo wakora ngo wice ukuri, gira wigendere ntituzagukumbura. Nka Karasira ku giti cye ntaho bihuriye n'umurimo we, ntaho bihuriye n'abandi bantu, ntaho bihuriye n'abashaka amaviews cyangwa iki. Ni umuntu wanyuze mu bintu byinshi, ufite icyo yasangiza abandi. Ntibizansaba uburambe mu buzima nanyuzemo, burya nta burambe bisaba. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibane namwe, Imana ibahe umugisha. Ya Mana buri wese yita Imana
ntabwo mpakana Imana rwose, Imana irahari, uko twayigishije twese Imana ibane natwe, kandi mujye mudusabira ni ibintu dukora bikomeze birambe, nibitanaramba hari izindi nzira byazarambamo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Peace. turabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikira muri benshi, turabashimira ko muduha subscribe, turabashimira ku bitekerezo byanyu, turabashimira ku iteka ryose mudutera inkunga. Rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro, njye twari kumwe ni Constance Ndabaga Mutimukeye, nkaba mbifurije komeza kugira ibihe byiza mu rukundo n'amahoro y'Imana. Ibiganiro kuri Ndabaga TV nakagaruka naho utaha.